Fred sinakurangira nta mafaranga. Bereke utahandangira bro. Mfasha ukabyara. Nturutse ahantu kure n'itike yakiriyeho nashe n'amaguru. Numva naniwe mfasha ukabyara. Mfasha pe. Kigali rero ntago ko tubayeho bro. Ntabwo si muri abantu. Kuba mutuye i Kigali bikuyeho ko muri abantu. Akizeza ibiro nibyo mu cyaro. Urabizahura iwabo. Ndashaka urabona ndisha nka ziriya nka. Utakama uzagenda. Bagenda. Nyaboneka fasha rwose ndakwihingiye. Ariko dore wa muhungu we ntacyo naguhisha nabonye uri umuntu muzima. Hano nari napfunyitse ibigori bibi. Dore kimwe naringi cyagashije. Wakwihanganye byibuze. Naguha kimwe nanjye ngakomereza ku kindi. Byose bizane ba Bedroni. Bizane koko n'inzara mfite wakwihanganye ukabyara. Kira wa cyana. Ataho uzagenda uzahaga wa cyana. Ariko koko abantu babaye wakwihanganye ukamba akagori kamwe. Wakwihanganye. Sky Eyes TV20, it's yours. Waramutse mwana wanjye. Mwaramutse mama. Uri gufura? Hajya ntabwo wamenye ibya marume wawe utuye i Kigali. Byagenze ute? Aka gatelefone kawe siko nari mfite ejo bundi najya kubona nkabona araguhamagaye ngamwita bakambwira ngo amboneye akazi i Kigali. Uzagenda se ryari? Muri iyi minsi bunari gufura utwenda twanjye ngo ngende ahubwo nari nzi kubizi wowe. Ntabyo nari ndose uburansigano njyenyine. Mama urabizi ejo bundi wari warwaye mbura n'amafaranga yo kujyana kwa muganga na mituweli ubwe nubwo twayihayewe na leta ariko twari twabuze amafaranga yo kuyishura. Ubwo rero aho kugira ngo dukomeze tube mu bukene ngo ndi kwiga n'iki reka ngende njye mu kazi n'ibikunda nzaza njye mu myuga za TVET zaraje leta y'ubumwe yaduhaye amashuri meza rwose ndakwingize mama. Nta kibazo gerayo uzaza umugisha kuri telefone. Ahubwo urabizi kano ga telefone reka ngagusigire. Ejo nibwo nzaje uzagasigaranitse uzajya turavuganira. Ubwo nugera nanjye nzabahamagara. Uzaduhamagare tuvugane naho ubundi rwose mama. Ibintu byo kukureba warembye no mu bukene nawe reba iri ziko riheruka reba iyi safuriya iheruka n'ibiryo. Nabyo nose ajya tubikure. Nyine kuba nawe reba dore maze gukura kuba ntacyo mumariye nanjye ubwanjye birambabaza. Ubwo rero nawe reba aka gakoma tugiye kwiririra. Ahubwo reka ngende njye mu kazi ningira icyo mbona nzakoherereza. Yego mwana wa. Ubwo wagira vuba ukagenda n'amasaha ari kugenda. Ni anko wanjye nanyica uzaza ukimbure. Oya ntago azabikora. Sawa noneho reka ngende. Reka mfure iyi myenda mu gitondo ndabyuka turabyuka tujyayo. Nta kibazo. Ahubwo nk'akakarago nabizi umaze iminsi urwaye wawirambitse hano ariko n'ubundi ni ukwihangana kuko mu minsi iri imbere ntabwo n'abamari uzihangana. Kambe nicaye wenda tatu naganira. Ako gakoma mbe ndagashigisha. Shigisha moto rero.
batiriramba cyangwa uzanire za nkweto arikishyire baba oya buretse genda bazuzanye inkweto zino nkunda kwambara ngambura ibirenge ndumva harimo irinya urabura ijyana nyuma nta kibazo wariye sha wariye aha uzanire zikiranga bageze bubaka bari gusoza barimo gusakara okay sawa ngaho warijyana nurangiza uze kugaruka ngo utume sawa umva byose biragenda neza ubwo barimo gusoza iriya nzu ariko igihe batwariye amabati ntabwo barahasoza sasa reka mbanze njye kureba ahantu inyubako igeze usanga amabati barayiririye banyaka amabati buri munsi ariko umukecuru yari yapfunyikiye akagori yicare ngarya ako siko karamanuka wenda n'amazi napfunyitse ariko ntacyo ikindi hashinga ni ukugenda nkakora ngateza imbere umuryango wacu twakomeje kubamo igihe badufashirije leta yadufashirije ako si dore nta n'itike mfite yirirwa ndatinda mu nzira kamengi ahubwo agenda ndakijya mu nzira ntacyo Jano uri hafi ngana bareko yababa wena mvuye rwose wena murashaka iki ushaka kugwana mu makaritsiye mwe mukarwana n'isuri abo bari gufata umukobwa ku ngufu arutubeshya ari kubeshya fani umukobwa twafashe sari kura we dore iwe dore agandi amaboko we hari icyo bari bakagukoze hose oya ntacyo ariko bari banzitse nareba umupira bari banzitse iki ni ikimenyetso ayiwe bari bafashe ari kubeshya ntabwo tumuzi ntabwo tumuzi ari kutubeshya
ariko wasanga uvuka iwacu. Ndi umusore bya danje. Ndambungenge buri hano muri Kigali uhabereye neza. Kigali ni neza bya danje. Uvuka hese muhungu. Mvuka Nyabugogo. Arizi guru wacu. None si aha turi ni. Aha turi muri Kigali. Ahiga data ni muri Kigali. Narinzi ngo ni Ikagugu. Bari bantangiye ngo ni Ikagugu. Ni Ikagugu. Ariko Ikagugu naho ni burani muri Kigali. Twarumbye ngo ni muri Kigali. Ni muri Kigali. Ahiga Imana ishimwe pe. Mu mwanya wanje reka nkugire mu mwanya wanje kuko nubundi ndurutse kure. Iyi Gisenyi za Rubavu. Naje n'amaguru ndanitike nari mfite. Shabwo nibakwambuye. Bari baranyambure kisi kari ibigori bibiri nari napfunyitse. Ibigori bibiri. Nta kibazo mana kimwe ndakijya n'umurashuma tubayo. None si reka nze nkuba. Uzi umusaza witwa Fred ngwino nkubwire. Buriya naje ndi kubariza inzira yo. Nta musaza witwa Fred mu nzira wandangira kuko katara. Fred. Numva naniwe mfasha wo kabyara mfasha pe. Kigali rero ntago tubayeho bro. Ariko ntabwo si muri abantu. Kuba mutuye Kigali bikuye ko muri abantu. Akibe biro nibyo mu cyaro. Urabizahura iwabo. Edasha urabona ndisha nkaziriya nka. Utakama uzagenda. Bagende. Nyaboneka fasha rwose ndakwingiye. Ariko dore wa muhungu we ntacyo naguhisha nabonye uri umuntu muzima. Hano nari napfunyitse ibigori bibiri. Dore kimwe naringi cyagashishe. Wakwihanganye byibuze. Naguha kimwe nanjye ngakomereza ku kindi. Byose bizane ba Bedroni. Bizane koko n'inzara mfite wakwihanganye ukabyara. Ikibazo ni abantu b'Ikigali guca mumeze. Ingegera kujahasha. Ikigali ni ukumuba. Ingegera bana bari bamfashe ku ngufu. Ayo nagara amagambo y'abasaza bari muri muziko. Ceceka muzabimenya uzabimenya. Genda umupolisi. Genda umupolisi. Genda umupolisi. Uyu nuwanje ari hano agira ati. Uyu ni umukobwa. Bamfashe ku ngufu b'abahungu. Bari bamfashe. Ngo bamfasha? Bari bamfashe ku ngufu babambiriye. Babanjugunye hamwe udatamuyeshe. Kwagira nta nunga rumwana. Ayo magambo. Oya umva mwa. Amagambo ntago umusaza. Reka ejo bundi. Nazaje igikecuru araceka. Bamudatamuye. Bababyaye ibigori. Nguyu ngera shangiro. Uko mbibona rero afande ahubwo ngewe ikintu nabibona aba bantu batwara dore aba bavyeyi babandi bangiriza abana mu mutwe Oya yaba duhoke ntacyo twakoza batwara byo zagaruke kuzanira mubajyane niko si wa muvyeyi bajyane ko narinzi ngo abanyakigali baba bambaye neza ubu buca bari byagenze iki gisaza nacyo kirwa mu kabari no kwigurira ipantaro byarakinaniye hano ni Kigali ni ukumwongo iki gisaza nacyo kwigurira ipantaro kirwa mu kabari kigurira nacyo kwigurira ipantaro kugira ngo hinjire mu kayaga none she cyo mwa imbere uri kwongera bari abahungu uretse cyane wirwa mu kabari nta kintu mariya ntabwo duhahira ayiga mana Fred ni umukira wa cyanawe. Ataho uzagenda azavuga we uzahaga wa cyanawe. ariko abantu babaye wakwihanganya ukamba akagori kamwe
wakwihanganye ariko mana sinzi uko bizagenda se nagerayo cyangwa arambere bambwiye ngo abanyakigali nitanje urakoze n'ubwo ndwariye ibigori ariko byibuze urantangiye reka ngipfe kugerayo kuko nagerayo ni hano ariko yaba yarabaye umubosi ntarageraho nagenda ariko gafata ingweto naza kumwandurira maze iminsi kwicupa none mari yakiriye aho bago sekweri mari yanjye irimo irahomba nakora iki ko ndaza kureba icyo gukora ngiye kugabanya agacupa kugabanya agacupa irimo irahomba ngo maze kunguka cyane Shafi Haram. Hano kwa byutubungera uvuye Ahubwo se wowe uvuye? Uvuye he wowe? Ndambwiye Uvuye he? uvuye Muri iki gitondo? uvuye ku kabari Uvuye kunywa inzoga? uvuye kuvumba Ariko hajya twaburaye tutaburaye se ubu wagiye mu kabari uranywa ubegwa ko twaburaye. uvuga mu ndimi yakabihuma kubi twaburaye Natangara impamvu yagiye. Ntacyo kize mu ngutuzo ahubwo ndabona reba mukuru wanjye yaragiye kubera kumufata nabi kandi yagiye bitameze neza. Ndabona nanjye ngiye kwigendera uzarusigaramo wenyine. Ubundi se ugiye he? hajya ngo yaragiye atagenda se ntabyo uzi hari utuntu twa mu rugo nakugiye kubera kujya mu kabari ukaza n'utugaburira ukadufata nabi arigendera nanjye ngiye kwigendera nakoresha nyishanga mu ijana hari ijana se riramuhaza ubundi ubyutse ugiye hehe ncubiye mu rugo kuko wandimye inzoga ngo bayikwimye se ni amafaranga yose wakoresha wayashyize he ntoreje ntabwo biba cyagihe ikise nikopesheje indaya uri gutugaburira inda wikopesheje indaya wikopesheje indaya icupa neza indaya kuba yikopesheje ukayishyura nka burara ubungubu yakuguriye kandi nkanjye ushaje najya mu ndaya nase uvuze ngo icyo yibeshye ahubwo riragucitse ahubwo mbonye harigenza gusangana hejuru y'iyo ndaya yawe wikopesheje naburaye nzaguhanya nayo ko nawe niba ugiye kwivana mu rugo nkayishani nzigendera ko uzagusigara rwonyine ariko nini usangamo iyo ndaya muzasohokana nzabasukaho madamu buriya rero na mama simpamya neza yuko atari wowe wamwishe cyangwa se akaba ari inzara yamwishe niba yishwe n'inzara nabwirwa n'iki ko mama atari we yamwishe umva reka nigendere ajya kumupompa ubwo ugahera wamupompye ubwo kurahera se wamugaburiye wari wamugaburiye wari wagiye mu kabari barabanja bakajya akira nigenda hagiye uzarusigaramo bibera tumuka ntibaguha nyoko bakakubyagirira kamasha nagogo Katago kujya ibyo batirirambikiye aho ngaho unzanire za nkweto uwo yaburetse genda ubanza uzanire inkweto zimwe nkunda kwambara ndambura ibirenge ndumva harimo ibinya urabura ijyana nyuma nta kibazo wariye sha wariye aha bageze bubaka bari gusoza barimo gusakara okay sawa ngaho warijyana
nurangiza uze kugaruka ngo utume sawa umva byose biragenda neza ubwo barimo gusoza iriya nzu ariko igihe batwariye amabati ntabwo barahasoza sasa reka mbanze njye kureba ahantu inyubako igeze usanga amabati barayiririye banyaka amabati buri munsi urabona njye Chelsea ninjije bimira Imana ikubise wowe uzajya ushetera bireva ntabwo nzongera Arsenal wajya ureba amakipe afatika wa bite byawe sha ahantu mwandangira gakomeye wowe ndeberi sisi ushaka akazi ko mu rugo bite ubundi ariko makuru ngenda nagikunze wangu ushaka akazi wo gukora iki se mwe nyine ko mu rugo nubundi harya mu rugo sari akazi batwigendere mwana ngenda nagukunze akazi karahari bite se wowe ushaka ndaho oya mwana reka njye kwitangira akazi mwana njye nyine ndashaka akazi ko amakuru se ko nakuzi naho bimeze oya mwana reka njye kwitangira akazi reka tuvandimwe abo bahungu se urabazi murazi nibwo bwa mbere mbabonye none bari kujyanye none se wowe iki gikobwa urakizi ubundi batujyane abo bahungu siko bagufata ku ngufu n'ibirara byo mu aya mwana sha mwajyambaye kwa kuhohotera abana kandi mushake munagende n'ubundi siyo byabuze mwanuza gusa ko bari abahungu urabazi hafi nibwo bwa mbere mbabonye ako ntago mu mujyi uhaze ngire nyine nibwo bwa mbere maje baya abahungu uzi ko iyo baga bari bayitwaye birangiye ubusa wowe iyo bagutera inda ungana utyo wari kubigenza gutya nyine ntabwo nanjye nashakaga kubera ko ubu mu rugo turakennye cyane umva mu mujyi rero witondera abantu uri guhura nabo muri uyu mujyi harimo ingegera nyinshi nabo bari abahungu bari kukwica bakakurangira none se ugiye nyine nashakaga akazi ushaka akazi ko mu rugo se kagendaga nyine ko mu rugo nose ubu ngo nose wavuye iwanyu hari umuntu wakurangiye akazi nyine mbambwiye ngo mu mujyi uje mubona akazi ko mu rugo gusa upfa kuza nose ubu uko bwije urarara he sinzi aho ndi burare ubanza ndi burare hano rero wo kugira ngo uvuge hano n'ubundi ndi umukobwa mugenzi wawe urumva turajyana mu rugo ubu uriyo muri iki gihe urumva uba ushaka n'akazi tugende nyine ubona aho urara n'iri joro se warara mu muhanda nka bari abahungu ntatewe ngiriye neza si ubundi ko mbonye ugendagenda utamba babuze aho ujya n'aho ureka iwanyu ni hehe mugiye mvuye mu rugo gusa nyine mu rugo mani umva nta kintu dufite mani twarakennye yego gusa uri inaha mu mujyi ukora iki nyine ndi gushaka umuntu wangirira impuhwe nyine akama nk'akazi iwabo twari tuba turi mu rugo dore nta n'umukozi dufite ubu hari wenda ushaka akandi kazi nzanagufasha kugashaka ndishimye mu rugo ntacyo ariko utaba ikintu mu rugo tuzira ni abajura njyewe ntabwo njya niba ubu ngubu mu cyaro twita ukwizere umuntu wo mu cyaro ntabwo njye nakwiba ahubwo se hariya niho iwanyu ni mu rugo ntari yesu we ko mbona muri ingagari oya se ntabirenze usi birarenze birarenze ntabwo ureba izi zose ziri hano mu mujyi hose kandi mana yanjye reba ino nzu aribwo bwa mbere nyibonye vayo wowe uba ugiye mu rugo nyine uba ugiyeyo ntaribi nubona akazi nyine yarabaye kubo ariko gafata ingweto naza ku mwana
iryo batirirambike aho ngaho unzanire za nkweto nabishyire babafunze oya buretse genda ubanza uzanire inkweto zimwe nkunda kwambara ngambura ibirenge ndumva harimo ibinya urabura ijyana nyuma nta kibazo wariye wari aha bageze bubaka ari gusohoka barimo gufata aho ngaho warijyana nurangiza uze kugaruka ngo utume ariko igihe batwariye amabati ntabwo barahasoza sasa reka mbanze njye kureba ahantu inyubako igeze usanga amabati barayiririye banyaka amabati buri munsi harira ati ntabwo bararangiza koko Katago none ko ndi amabati hari none kumbwira ngo urimo gutunda amabati kandi hanze bagihari ayo mabati arimo kujya hehe ni make ariko barimo barubaka agiye gusoza gusa amabati gucunga neza batazayatwara ko ndebe hazishonje bimeze bite ntuzibona ko zaha iyo zishonje zitazabira birasabye ugomba kujya kuzizanira ubwatsi zigahaza cyane burimo nta bwatsi burimo ndashaka ko ugira gute ujye uzahira zike zihage kugira ngo mubone umukamo kandi mubone n'amata ahagije urabona nk'ubu ngubu nagerageza ziruka ku umunyu zawe uri okay sawa nta kibazo rero ukomeze uziteho umwana buriya amanagure wenda nagerayo bagahita bansubiza mwiriwe anko namubonye none tuko utari kunsuhuza ntabwo wari unkumbuye mama yari yambwiye ngo wampamagaye nareba ubukene dufite iriya yari yambwiye ngo wampamagaye ngo nze ariko ni kubona usigaye uba ahantu heza kubamo nta kibazo niko mu mujyi tubayeho rero yari yampamagaye ngo nze wamboneye akazi gashushe rwose kubizi nubwo nari narangiza sini ariko nari ndi kugerageza utari ubukene ariko ubundi byose ndabishoboye pe ariko hanko David Dai nanarya tangira ukubure ubwo mu cyaro mama baramenyereye tangira ukubure sakazi none ndari nanarya kuko anko we kora urarya nyuma ibikoresho izi nayo ni imikubuzo nta n'ukubizi iyi ni imikubuzo ntabwo ubizi iyi ni imikubuzo iyo ni imikubuzo nta niyo uzi ngarurucya kiramuta ngarurucya bazabitwereka niba utanabizi ubona se bayikoza hasi uyu nguyu ntabwo oya jyana uyu nguyu baza ugenda ukoresha ujya uzi gukora nibo bazakwereka aho bawukoresha bazakwereka aho ukoresha banza ugenda ukoresha ariko byibuze ndakwinjiza dore ndashonje hano ni i Kigali wageze nta mikino ihari ntabwo ari wowe ujya munsi y'urugo ugatema igitoki ujya hirya y'irembo ugakura ikijumba ugira gute woshya aha ni i Kigali none si reba haruguru y'urugo rero none si n'iki gikapu nta hantu nagishira hasi si kandi ntabwo umuti uzawushobora nagitiye sinakirambitse hasi korode yanyica pe urabizi beza uzanagashobora oya ndagashobora rero utangira akazi bakore cyane ukubura genda bakore cyane ukubura
Sky Eyes TV 20. It's yours.